uzikurinda mana we uzikurinda mana we warinze no mudamu urinda nuno mukobwa nubwo yitukuje urinda nuyu afite umusatsi mubi ariko mana we uzikurinda mana we warinze nuriya uramurinda sha nubwo afite amaso mabi ariko mana we uzikurinda mana we ariko mana we Hajya Kanyama wigeze ubatizwa? Kubatizwa urana batijwe. Oya urana rabatijwe. Ntabwo bigeze bakudubika ngo bongere bakuzamura wagutubitse mu mazi. Ako barambatijwe nuko nongeye kugwa nyine mva mu bintu byo gusenga. Ndi kuvuga nyine kugutirika mu mazi bakagutsindagira mu kana dusoma. Kuri abo bakugira nka gutya bakaguta bakakuvana. Narabikoze na. Inzara twikira hano ku muhanda barakubatije waranasomyeho Bibiliya mwa. Gusi wa mugani mwa. Inzara impanye koko duhwanya iminsi ibiri nta n'igiceri cy'ijana ubuze ko kwavuga ko akazi kawe nshimye kuvuze ngo narabatijwe none kubatizwa no kubona ibyo turya bya niba warabatizwa urumvikana ko nakajambo k'Imana abura mu mutwe wawe ishaka jambo k'Imana ko guteka imitwe abantu si kuvuga za Matayo na za Mariko ibyo byanani n'ibyakubiswe nako byakozwe n'intumwa yino na ba Paulo ba Yohana ukuntu bajaga barakina match yo mwijo na yamabaruwa ya kera abakorinto bandikiraga aba Filipi si ibyo none ubundi twasengera he inzu twayikura kusesha mu mutwe wikoreye ne watermeloni cyo n'ikidegede ibyo n'iki n'iki ubukoko twabukuntu tubigenza habura n'umuntu ufite nimero ngabe yaguteza inzu tukodesha nakuzi ko hari uruntu nzi rw'intunza rwa Bob rwarungu rushuti rwanje rw'ibisatsi kandi uhamagare ndende ufite inzu nini se kurya kinjiramo nk'abantu 30 aya niyo haje mu batanu buri wese azanye senga ayo nta yadutunga ubwo yaba 25 ukazakodesha inzu iki aya ariko bazaya ubusubwiye umuntu ngo Imana igiye kuguha imodoka ubwo yabura gutanga nk'inuza nka miliyoni none sha ubwenge ahubwo ndumufite rwa Bobo rebe cha ruhamagare mwa rubwire ko tuzagwishura nako utarubuzana imijya amaturo ubwire ko amafaranga tuzayamuhanya ko tuyafite ubundi gari kuri konte nuko twayiborotse bagashaka ndetsemo Bobo iryo ntago ari degede mwa yego Bobo Marisha umeze utariko sinumva ari n'igisirikare cya Marisha cyane nindi ko takazuba hano hepfo yo kwa Rwihandagaza wansanga hano hepfo nkakubwira sika Rwihandagaza munsi y'igipangu oya murasa ku nkegaro baza hano kumarikize vayo hano hadusanga oya reka hadusanga nta kibazo oya reka aha dusange byuze nyine tumubwiye dukene kuri telefone se nyina kamenya ko agomba kuduha inzu niba yifite cyane ayafite akino aje aragenda adushakira nabaje gusenga ati giye mugenda muravuga ati hariho umukozi w'Imana Kanyamanza usize amavuta ari kukubyira ibizakubaho byose n'imbere hose gushakira amafaranga muri Kigali hasi hejuru umva nukuvuga haleluya yayindi y'umurambara y'umuriro ukemera cageze mwa umeze utese uyu ni iki nicyo wambwiraga gifite inzu se yarayifite dawa icara hano nkubwira icara hano usibye no kuba nta n'inzagira nta n'abakiriya nongeye kumbwira bikira uzi gahunda dufite dushaka yanzu ni baryo ni wewe uyiberaga manager harigize ngo nari ngize nka boss wanje ndenda pazo yayindi ubereye manager dushaka kuyidukodesha mwebwe mwakorera mwiki ko mbazi muri oya nyine tugiye gukorera mu kintu bita iteraniro gusengesho ako wasengesha bakintu we buriya narindi umushumba w'itorero hehe hara kuntuza wenda wowe kubera ntakuzi napfa kubyemera ariko nje ndi umukino none si niki kikwemeza ko rwakumenya amaso iranzu n'ubundi ko nta kintu ugwinjizamo wari kiranzu tukayibyaza umusaruro tukayizana amabakisi murabizi neza ko ibyo bintu bizajya byinjiza ahubwo ni wowe ugiye kujya dushakira abayobozi akaririmba kamwe twumve indirimbo nishaka nyemeza ko indirimbo sizo gusara sibuko ko wategura ikintu cyo gukora iteraniro nta ndirimbo uzi
uzi kurinda mana we uzi kurinda mana we uzi kurinda. Ubu si nicyo tumvishe nta muntu utayizi. None niba ntawe utayizi si wowe none wowe waruyizi. Mushaka indi muntu uburire ariko ntayizi. Ahubwo gutuburira ayo n'amatangazo twaturi gutanga. Ndabizi zitugiye kugutura. Ubwo ahubwo vuga ngo wabyemeye tujye kuzana za Bibiliya mu bintu biza nanjye muzajya mumpa. Oya nyine wozaje uragenda nuhura n'umuntu uvuga ati hariho umukozi w'Imana Kanyamanza usiza amavuta witwa Kura. Ngiye kugenda mbakorera n'amatangazo. Oya none se uzabihemberwa tuzaguha inzu nayo kuguhemba. Akibya nari. Umuntu ugenda uravati. Barakore none baba baranatebeye. Bari kuguhanurira ugahita umenya ibyawe byose nibizakubaho. Ibyo gusa hari ibindi. Akone ntabone bicarira. Ntago ari bicera ahubwo ni inote. Nuzura cyabibara mu biceri. Ari ibintu by'ibiceri. Muzakomeza gutyo n'abanyamahanga bakaza. Ubwo nare bimwe bwe ngiye kubashakira abantu. Iyo nzu nyine tugiye kumanza tugende tuje kuyireba. Uyitwereke neza tuyigire neza abakirisitu ku buryo wowe uzaje uragenda uhura n'umuntu ati hariho iteraniro riryoshe. Uriko hajya ugakura ugakiza. Tugende tuje no kuhategura tuhagire neza. Bundi urengwa turibonera amafaranga rwose. Soso na Fiona. Yes, bro. Meze bite se Fiona? Meze bon. Soso. Shaka. Soso yabaye akuki. Igose. Wamubonye ko asigaye yambara n'amafaranga. Aradufise. None cyane fresh wowe. Nanjye ni neza nanjye. Kuri bogari. Cyane kabisa. Uri kurya ibiki? Kibazo ni uko utajya umera ubwanwa. Ubwanwa nta bagabo ujye ubona batagira ubwanwa. Imisatsi bimeze neza ariko dore ubwana buracyakuze. Aya bana ngomba kubagira mu ndani. Ukarya abana? Turagutama ariko ntari. Ngasa abonye ufite agashoti kawe keza. Arabonye cyane kabisa. Wagendwa iki se ko duhagaye? Ahubwo mureke mbabwira. Ntago mwava mu byaha mani mukava mu bintu muri. Biye byaha dukora twe dukora ibiye byaha. Nyumvira ngo ibyaha none se ni abantu twica se. Nyumvira ibori zirorinze nazo. Ibori zirorinze zishiga zishobora. Shatse kuvuga ko ndi ibori. Gusa sahubwo. Yego. Ako bro. Umva se. Turana mu kabari ngo urashaka ko kutubwiriza. Mwebwe mutuze nyine mbanze. Ahubwo duhe link ifati kugabanya ibyo byawe wowe. Kujyara muri hotel. Mbanze mbarabure boro nzima. Okay turabure ntari. Hari boro bari gusenga kandi umuntu agiye azari gufashwa fresh. Aba bibiceri se? Si biceri ibintu byawe byose ni ibiceri. Nta mafaranga ntabwo nayo igihugu kiri kutwerekeza. Siko nopfa bazagushingurane wowe igiceri. Turabure neza mani niba baduha amaturo. Aho hantu haba hari ibiceri. Kubera uyu nguyu yamaze no kunyanduza ngo ibiceri. Ega namwe mwatumye ibiceri binjyamo cyane. Ahubwo hantu mani hatuma mukizwa mani birenze. Urabona jewe uko nari imeze mbere byaragabanutse. Shaka tubwire ibintu bitunguka pe. Byaragabanutse. Wewe vuga ikirimo amafaranga urengo tuhita dukata natwe tujye tukagufasha. Nahantu bagufasha mani urumva se. Ntacyo batugaburira iby'umubiri baduhe n'iby'umwuka. Iby'umubiri se ntago wabibura. Weje urasa ku ntego we guca icyangugu kubitubangura tubwire. Nahantu basenga bakajya mu mwuka Imana wajya kubona gutyo uriyo iguhaye imodoka. Kandi fiyo tumaze nitse dukora ibyaha. Ukize icyo gihe ngo tujye imbere y'Imana. Byabigaho wahitubireka se. Iyi nahita. Niyo ntabireka ariko buryo ubuzima butarimo Imana ntacyo waba uvuze. Ahubwo duhe link ifatika ni hehe ni ryari. Ni hano hepfo gato nta nubwo ari kure. Batangira sangaye bagatanga. Batangira agasambiri ka mu gitondo. Agasasa bukaburita. Akozere ko ari n'ibisaza bimeze neza. Ibisaza so uzazi ibindi tuzabipangira. Ko nago umuntu ajya gusanga azabwirirwa bibose. Aya nago. Muyawe tubwire ibintu birimo Imana. Okay bro nta kibazo kizaza. Akira wakoze. Biriwe neza. Makuru yanyu. Makuru ni meza. Niko mbona ufite ka bibiri bigiye. Nari mpe hano ruguru gusenga ndi gutaha. Apo. Imana iragufashije ubu ngubu urasubije. Mba hari abantu bari gufashwa bari gusenga ahubwo nawe ushatse waza tukajyana. Ahantu musengera se bigacamo Imana ikavuga neza umuntu akabyumva neza. Cyane kabisa. Mufite abakozi b'Imana bafite amavuta. Imana bafite amavuta bamwe bajya mu mwuka. Ukumva nyine mbese urafashijwe. Mukorera hagana hehe? Ni hano hepfo gato ntago ariko.
musenga kuwa kangahe? ejo tuzasenga Ejo muzasenga cyane kabisa asangahe? gitondo saa 2. Ubwo nyine nzahagera ndebe koko ibyo umbwiye nimba ari impamo nta kibazo nanjye nkunda gusenga. narebi kabisa Imana ikomeze guha umugisha. Sawa murakoze. Sawa. mukomere none si bobo ugiye hezi none ahubwo mwebwe ko mwari mwatinze twari twatinze urabona umuntu aba yabangije koga no guca mu bindi byo cyangwa wibagiwe iby'uyu munsi oya hari utuntu nagiye kureba ku muhanda none si ariko abakiriya barimo imbere barabategereje abakirisitu abakirisitu twese turabyibagiwe mwa turi no gukora umurimo w'Imana mwana none barimo imbere barabategereje mwebwe ni mwinshi ubwo nawe wihute nabo urabona ubabwire bakomeze baze ati hano hari umwuka wera kugira uti amen ariko bobo bya bintu bikazemwa abayoboke batagiye gutembera hano byamenyekanye ko none si wowe usohotse ntabwo urasenga ujyamo ugakiza byo gusenga ni ibikiza nagasanire uze kukuvugiramo uwiteka arakuzana akuzana kurinde kuzane akuzane mu izina rya Yesu akumbera icoroshe gusimima abakirisitu nizere ko bari gusohoka bameze nk'inzuki ziri gusohoka mu mutiba nje mushumba ntuza akanyamana mukomere ntama z'Imana ukomere ntama tuyoboye komere cyane ndabona mwazindutse ariko nk'abakirisitu koko musanzwe musenga kubera iki nta gakorasi mwabaye murimo gutera mo kuko mwe mutera gakorasi natwe turimo gufata ku kayaga uri mwiza mana wakuvaho uri mwiza mana wakuvaho uri mwiza mana wakuvaho uri mwiza mana wakuvaho ngo nawakuvaho mumvugira ati amen amen haleluya amen haguruka utere haleluya mukozi w'Imana amen nta mavuta ikumva muri biganiro nta mwuka wera aha hantu hari Imana muri kubyumva neza haleluya amen haleluya Mana we umva ko Imana ivuganye namwe yego turagiye abakobwa bafite ubwibone Yesu Mana we Pasiteri Pasiteri wahangaha Imana irafite barazamura ikiganza yumva uko ivugana nawe Yesu Kristo Pasiteri Imana irafite icara ntabwo ari ubwiriza haleluya amen icara umukozi w'Imana wahaguruka agasuzuguro nawe ukatugizaho agahimbano kawe gakorasi karimo amavuta mwumva ko Imana ibabwiye amen basi ngo ndakutikisha nibwo bwa mbere waza mu rusengero
ubwo muri abo turahita tubatiza mu ari igice oya bari icyuzuye ico haleluya Amen. mu migani ibice 8 ku murongo wa 7 haranditse ngo Yego. nkunda bankunda kandi abanshaka n'umwete Haleluya. bazamubona sha Yego. yego yes nyariko ibintu muri kubyumva mute cyane kubyumva binkoza Biri ku mukozi w'Imana karamera haguruka zamura karirimba uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo amen ngo nzakagendana agakiza Imana we nzakagendana agakiza Imana we nzakagendana agakiza Imana we nzakagendana mu gishanga muhaguruke mudufashe uburaya nzakagendana agakiza Imana we agakiza Imana we agakiza Imana we agakiza Imana we nzakagendana rekeraho hano n'amazi amen Haleluya. Ceceka hano turi mu rusengero rw'Imana Imana itakumva nabi ngewe muvuga gutuma uri hano bo uyu munsi rero nkuko byateganyijwe muri kubona ko urusengero ni rushyashya ntabwo twari twagura ibyuma ngo mubashe kumva nyine imiziki igezweho mwatujije mukumva umukozi w'Imana ndi umukozi w'Imana nubwo namwe mutari abakozi ba Satani uyu munsi ni umunsi w'iteraniro umunsi w'ibyishimo n'umunsi wo guhura tukamenyana uwunge nitwa Pasiteri Kura nsanzwe nsengera hanze y'igihugu uyu bamwita Kanyamanza mushumba niwe mushumba wacu hano mukanyaraje dukubita ijambo ry'Imana rikwinjire mu misokoro mu marasa ahantu hose mu ryumve irabacerengera ariko uru rusengero narubonyemo indara amazenda nakwitegereje nabonye nta gakizwa ufite ahubwo ukenewe kubatizwa haleluya mukozi w'Imana kwagaramya aho ngaho byagenze gute umwuka wera uri ku ntwinga mu mutima nkumva umaze iyi ntabwo ari indaya reba urusengero rwacu ibintu bitangiye kuzamo oya pastor muri Daniel nubwo ari papa wawe 18 reka muvugeho haranditse ngo niba ibyaha bikunaniye ifate nibyo niko ntabwo uri indaya ndakwiyana pastor niba yaba ari nayo aranihana wikomeza kumuvuga bucanye cyane nta wize teori y'ibiki komeza wigishe nimundahanura nari nitegereje ntabwo uri umukirisitu ufite amavuta ya Nyagasani n'ukuri kw'Imana nari nibeshe haleluya ngira namutembeho muvugire ngo namutembeho rero bwana mushumba haguruka utugeze ikigishwa cyawe cy'uyu munsi kibacengere mu mavuta niko bimeze ariko kurumba icyapa kinyishana n'amazi yo kunywa hari gusa kubizi twe twafatisha amazi azaza twafatishije haleluya ariko si wa mubyeyi we igihe nawuze ndavuga ngo uri gusakuza wareka ko ibyo biraza nyuma ntabwo ibyo turabiza mu nyuma ciciko haleluya ariko gusika ari byo mu pasiteri mugenzi wanje yavuze ngo ubu ni uburaya ubu koko urusengero rw'Imana utinyuka ugire gutya ngo uri kwifoto ubu koko wakwitonda ukumvisha ubu koko niwe urakizwa koko oya naho umutuzo none uriya mukobwa kubera ubwitonzi mbonye Imana mbonye umyeretse umugabo umeze nkanje mvuga ngo uramwakiriye mu izina rya Yesu hari n'igihe ari umutambyi wawe ugiye kwakira reka rero mbere yo kujya twiga ijambo ry'Imana turimba indirimbo y'ibihumbi 3995 y'amafaranga oya ni iby'indirimbo nta bya none nta bizaza byazananyana oya nta bya none nta bizaza byazananyana
na Yesu oya ntabya none narizaza byazananya na Yesu ako kantu oya ntabya umukozi w'Imana yaratinyutse araririmba mwumve ngo ntabya none ntabya none umva ko kana ariko ntabya none ngo byazananya na Yesu ngo ya ntabya none haleluya ariko ako kantu ngo ntabya akoze ubushinza aho bwabereye muri telefone ndi kubwiriza mwavuye muri telefone twumvisha amaso cyatwumvisha amatwi nako Imana imbabarire Yesu mbabarire hari igihe natwe abapasitoro ducira oya nta kibazo witeka nsange haleluya ariko amen reka tugiye gusoma simufite ibitabo tugiye gusoma mu Migani ibice 7 umurongo wa 0 umukozi w'Imana wahageze abahageze ni bande ngo dusome mu byakozwe n'intumwa umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 0 biramenye tuzuye reka dusome niba mwahageze hahirwa bihanganira ibitabagerageza kuko abazihanganira ibizabagerageza bizabaha ba nyina ntibareba nabi murumva rero tunyarukire mu bakira katunyarukire mu bantuza mu bakorino abakorino ba mbere baravuga ngo kuko umuntu yagukunze nawe mera gukunde haleluya amen usiko mutikiriza haleluya yashizweho n'abaswa muyikirize muvuge haleluya ako pastor nawe muranatuka oya none se gutavuga haleluya cyane haleluya yashizweho na papa wawe wateye haleluya nkayumva tera haleluya mukozi w'Imana haleluya mukozi w'Imana wasize amavuta nawe tera indi turebe haleluya ngaho nyumvira tera indi turebe yasizwe gikotori tera haleluya Arone biki? Chabone wabushiramo Bibiliya ntiwakizwa ukayiguseseka mu mutwari bya ahari wamenya na haleluya higa Urabona mu mutwari harimo umwe. ngavuga haleluya Ibyo waseseka. vuga haleluya ratatera haleluya Haleluya. cyane yabashonje twagira rwaye n'inzoka twagiye rero mwaje haleluya amen vugira ngamena amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen uyu munsi turarira ku masane Imana uyu munsi turarira ku masane uyu munsi turarira ku masane Imana munsi turamuririmbe sane Imana muririmbe mwenyine uyu munsi turarira ku masane Imana uyu munsi turarira ku masane Imana murekeraho amen urabizi kuko Yesu ikintu cya mbere yatozaga abantu ni ugutanga icya 10 agatanga noneho abantu kugira bakwereke ko babaga bakunze mu rusengero bazanaga ibintu ngo bitaga ngo ni imiganura bakabizana mu rusengero bagashimira Imana ko yabibahaye Imana bakavata Imana wampaye niba wabonye 1000 ubwo ku cya 10 igihumbi wakora ijana tukaba turi mu kazi ibihogo basigaranije oya niba waronse 1000 zana 900 mu nzu y'Imana usigarana 100 nibyo biti cya 10 icya 10 murakizi tugomba kubatoza gutanga icya 10 n'amaturo amaturo rero ni yayandi ahandi wagenda ukazitura n'ihene yiwawe ukayizana ugashimira pasteur kavati pasteur uyu munsi wambwirije ndafata haleluya amen mumvugira ati amen amen none tugeze mu gihe ndabona umukozi w'Imana urakoze cyane wagira warubizi ko ngiye kubivuga tugeze mu mwanya wo gutanga amaturo yishimwe n'icya 10 icyo umutima gutegetse wagutegeka gushiramo telefone uyishire n'ishati wemerewe kuyikura mugayishira n'imodoka bayisesekemo nta kibazo ubwo rero muragenda mushira umukozi w'Imana tugenda tubaterera agakorasi batura rwose muzani icya 10 mu nzu y'Imana subiramo mushumba muzani icya 10 mu nzu y'Imana ugenda mutura muzani icya 10 mu nzu y'Imana muzani icya 10 mu nzu y'Imana muzani icya 10 mu nzu y'Imana muzani icya 10 mu nzu y'Imana
y'Imana iwe muzana icyacumi mu nzu y'Imana muzana icyacumi mu nzu y'Imana bari kugenda batura none si ko bari ko muri gushiramo ibitabo kandi ibitabo natwe tubigiraga kandi ibitabo natwe tubitangaga ese pasitoro ryiza si bivuye ku mutima none si niba bivuye ku mutima si bivuye ku mutima cyangwa bivuye mu ntoki umuntu atanga icyo afite none si ubu kumaye bibiliya ejo tuzasome uzasomera muki azasomera mu gikombe zagura iyindi pasitoro si birumvikana nta kibazo nije mubiri urabizi sinike ndambika no nkere wasanga agakora si kabi kakaba katabinjize mu mwuka wo gutura kugira tanga amafaranga yo kugura ibyuma so niba amaturo wenda niba mutuye ibitabo icara we niba amafaranga nako amatura abuze muri kubona mu rusengero rwacu ni rushasha nta byuma birimo ubu tugiye gukora ikintu bita ubwitange abantu bashaka kwitanga mu manika ikiganza hejuru bashaka kugura ibyuma tukaja turazana ibyuma hano mu rusengero dufite abacuranzi bakaducurangira tukaririmba neza atari ubu turi kwishakira biti mu maguru twagiye abashaka kugura ibyuma mushire hejuru bamugore we kandi ndi kubona Yesu hari ikintu anyeretse Yesu anyeretse agutujije mu nzu ya etage byakire mu izina rya Yesu sanzwe nyifite none si ntayaguha niya kabiri nkeneye twagiye abantu mushaka kugura ibyuma none si ntabwo ushaka kugura ibyuma icyuma ndagifite muhatisha iwanjye oya ibyuma bya muzika byo kuza gucuranga hano mu rusengero byo kukuzikamisha se bya bindi bacuranga korari zikaririmba korari iri hano se niyihe tuzayihimba uyihimba rero none si muratanga twe ntidutange nje ku murimo w'Imana njewe nemeye kugura bafure njenyine mu mamasha ariko pasiteri we uzashiraho iki n'umukozi w'Imana tuyoboranye naho uvuga ikintu uzatanga nanjye mbemereye seni na mikrofone mumamashi ko si umukobwa kari gupi mumamashi ndeka dusabe nura mukobwa wo hirya haguruka reba ikintu azavuga azazana haleluya usukuntu neretswe hano hari umuntu uri gukirigita gaseni karagitaga komeza werekwe akagira we akakami amena amena cyane ariko nanjye ku bushobozi bwanjye bemereye kubakorera hano aho se ukahagira neza ukagura ukabusengera runini sinari nakubwiye ko nari nakweretse oya ngo biva muri uyu mwuga uretse manze uyibyina mbere y'umuzi jeneye namwe ahubwo iteraniro nirirangira unshake turavugana biva muri uyu mwuga amafaranga biva muri uyu mwuga amena nawe twagiye mukobwa twagiye rwose haguruka n'umutima mwiza uhagurukire mu witeka amen ariko haguruka mu cubahiro cyane mu minsi ceceka kuba mu minsi iri imbere wewe ugiye kuba diakoneze mukuru nta nubwo azongera kugendesha ibirenge nabyiboneye nge n'amaso yanjye Imana iguhaye imodoka na moto amen pasiteri bitewe n'icyo Uwiteka ambwiye kano kanya kandi akaba anyuze mu mukozi wayo ari we wowe nanjye rwose mu bushobozi mfite mu bushobozi bw'urabufite wibihakana urabufite vuga ngo urabufite umaze kuvugana nayo ngiye mbonye ko ngomba kugura umukandara kunyumvira nk'iki gicupe nako manukire nyagasani haleluya yaragiye mu ndimi oya no mwuka yaragiye nyine oya ni mu mwuka wo mu gishinwa yaragiyemo tenda avuga cigishubwo ni byo yaragiye ngo hari kubaka umunara w'Ibabeli buri wese yavuze indimi z'ubwo nanjye nari mvuze ururimi rwanjye nawe yaragiye mu rurimi ahubwo nawe wari uvuze ku iki cy'umukandara ntabwo uzi ko twakubwiye hano ko ari ubwitange bwo kugura ibyuma ahubwo ikibazo cy'umukandara cyo umukandara ntabwo gubabaje ikibazo ni ugukizwa mu mutima haleluya amen umutima wanjye ndakije yego nibyo nyine mbonye ko ukeneye umukandara oya umukandara ntari cyo kibazo dushaka Yesu yaravuze ati muzana ibyuma by'amajwi arenga birangurure bimvugire bwira nabo mu butayu ningo bose bumva ahubwo vuga icumu uzazana
ngewe rero mbonye yuko ikindi kintu nazana muri iyi nzu y'Imana gikenewe ni mikoro yo kujya wifashisha kugira ngo urangurure amajwi abashe kugera. Nta kibazo azayizana. Mama mushumba mikoro nari nayemena oya arayiduha mu mafaranga nta kibazo. Mumuhamashi kuri mikoro yitange. Mikoro ni nziza no kuba ndi kuvugisha umunwa bura ntago biba binejeje. Murumva? Haleluya ariko. Amen. Reka tugere no kuyu mwari wacu. Ejo bundi ni uraburi dirija wa korali. Nka dirija wa korali nahise mwereka haguruka. Nako ndi dirijante. Haguruka uvuga ikintu uzazana kizakora mu murimo w'Imana mu buryo bw'imicurange. Amen. Oh haleluya. nimirire bayivuge Oya imirire kuziwajuraga banyine. Haleluya! Mvugira ati amen. Reka dutege umutwe amatwi salama mwese ngavuze ngo iki? hano ntago turi mu musigiti Salama pastor. Vuga haleluya. Uvuga iki kugenza? ese si dusuhuza uko dushaka so rero njyewe naje hano mbona mwese mukeneye gukizwa ahubwo ndabona ninjye kwiye kubabwira impano nabaha reka mbahe kino gitabo. Oya. Igitabo ntabwo tugikeneye muko. Dukeneye ibyuma byo gukoresha hano mu rusengero. Ibitabo byo birahari no mu rugo iwanje birapatse nakanga. yakirire Uzaze uzaze tuzaguhana ibitabo. Ahubwo vuga no mu bushobozi bwawe wabona intuza wabona urutsinga rwa mikoro. Ibyo nibyo dushaka dushaka ibyuma byo kurangurira Uwiteka kugira ngo Uwiteka ari nanjye nakabonye. Vuga. Kutavuga. mutaruke Oya. Uwiteka nyeretse uhuye n'ikigeragezo gikomeye. Kubera ibyo kizakugutagura wewe nabuze ndi kukwitegereza. Uwiteka araje akwereka. Agiye kuza gukandizuza. nkakugonyure Urufuro ruze. Ku buryo muri make sahita gwanyuko. Twagiye rata. Pastor baratanze yitanga. Agiye kwitanga. Nahaguruke. Uwiteka isambwira kubwo cyubahiro ugiye guhagurukana nacu. Ahisa gukiza ibyo byose. Muvugira ati amen. Haleluya. Haguruka mu mwamashi. Amen. Umva rero ngiye kubera ubwa mu nteye ngiye nitanze ibihumbi yari yarabitubwiye. Irumbi ijana meni yaburetse nimero ndayiguha mukanya. Amen ariko yari yarabitubwiye. Twagiye ndafashe ndumva ngiye mu mwuka wera Imana haguruka nawe kuko nafashijwe. Uwiteka we Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yewe n'ubusanzwe rero Wewe nakubonye kuri umunyamasengesho uranafashwa kuko hari aho numvishe naho umwuka wera ugucakiye numva aragutitiza arakunyeganyeza numva arakujunguje kubita hasi. Amen. Nabonye amen. Komeza uvuge. kubera ukuntu nkunda gusenga Urabikunda nanabikubonyemo. nkunda umurimo w'Imana ngeze ahangaha numva ko muri gusenga nanjye ndavuga kanze nifatanye nawe musenge none igisa hano asanga muri kwitanga kubera iyo mpamvu ngiye kubakorera ibintu bitangaje. Na Yesu yaravuze ngo azatwereka ibyo amaso yacu atabonye. Nanga agiye kutwereka ibintu bitangaje. amatwi yacu atari yumva. Komeza cyane aho turi kujana. Nkaba ngiye kuzabagurira gitari. Ako kantu nabyina mbere mu muziki. Nkabaha na miliyoni 2. Oya aho nta nakwima miliyoni 2 z'amanyarwanda. Ngewe nkunda gusenga. Miliyoni 2. Miliyoni 2 cyangwa ni ibiceri 200. Mwumve ngo utubishe mubireke. Ni miliyoni 2. Miliyoni. Utayisenga yasenga iki? Miliyoni 2. Nubu ntabwo ndi kubye. Ni miliyoni 2. Oya. Ngojenga.
miliyoni 2 ntabwo mubyumva. Oya buretse muri kutwumvira ni mu kinyarwanda miliyoni 2. Oya twebye na mbere y'umuziki turamubaza neza. Miliyoni 2. Mumamashi. Mumuhaguruka mumuhamashi no. Uzi turamugira iki? Turamugira umukuru w'iterambere mu rusengero. Uyisubikora uramukuru ushinzwe ibintu by'amafaranga. Amafaranga tuyakwegereje byaba ari bibi. Oya turakugira umuntu w'icubahiro turagushakira n'intebe yawe. Muhamashi akosi mwamukomeye amashi. So ukuntu mwagiye mwitanga rwose Uwiteka bampera icoroshe. Amen. Reka tubaterera akaririmbo ko kubashimira. Uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, warinze no mudamu, urinda no mukobwa, nubwo yitukuje, urinda n'uyu, afite umusatsi mubi. Ariko mana we, uzikurinda mana we, warinze n'uriya, uramurinda sha, nubwo afite amaso mabi. Ariko mana we, uzikurinda mana we, ariko mana we, arabaza nuwa yewe, arabaza nuwa yewe, tambuka wicare yaje. Abakristo baracyaza nubwo iteraniro ryarangiye. Icara imikozi y'Imana yahaze. Mwegerane. He ongera uzamura ko gaparasi gari kumwe. Arabaza nuwa yewe, arabaza. Ngo nuno mugora aramukwena nuwa yewe, arabaza. Ageze ku mukobwa, arabaza nuwa yewe, arabaza. Ageze kuno mugore, arabaza. Ageze kuno mugabo, aracegeta. Ageze kuno mugore, arabaza. Ageze kuno mukobwa, arabaza nuwa yewe, arabaza. Nuwa yewe, arabaza. Ageze kuno mugore, arabaza. Ageze kuno mugabo, aracegeta. Ageze kuno mukobwa, arabaza nuwa yewe, arabaza. Haleluya. Tubonye umukozi w'Imana mushasha. Mumuhamashi acicara hano wagira nawe amenye afite nka miliyoni 10. Uyu we none hacinjiramo ise mbona afite imodoka yitwa nyibutsa gatoya Range Rover. Mukozi urakoze cyane kunyunganira. Range Rover yayindi urayifite urayigize vugira usa n'uyifite. Vuga ngo usa n'uyifite. Nubwo Imana yayigukaza ukayitura nabyo ntabwo bibujijwe. Pastor kuba kugenda n'amaguru buriya ntabwo biba bishimishije. Siko ubu koko ubu ndagenda nze gusenga ndi gutega umuca mugomba no kungurira imodoka. Haleluya. Ariko kuko ubona kubonye urayinyitangira mumvugire ngo amen. Reka no mugaba haguruka dusuhuze ndikubona ari mushashi no kuko nkunze kumubona mwizi karitsiye ako mubonaga magakiza. Muri urusengero rwacu dukeneye ko abantu tugomba kuba dufite umwuka wera kundi kubona na mwuka wera. Titita vugira amen. Kuki we ko ndi kubona amavuta atamufatara. Haguruka utere haleluya mu byubahiro byawe nubwo ndi kubona kuvuga haleluya bigoranye. Haguruka. Ni wowe tubwira mugabo. Haguruka haleluya. Habaye iki? Habaye iki? Uri kubona Bibiliya umuntu afashe Bibiliya. N'amakara yo kwishuri. Amasaha habaye iki? Ibi urukonora amakaye yo kwishuri dufite. Haguruka mu byubahiro byawe nibuzi gutera ya haleluya manzaga wazinguriza. Uyikaraye rwose y'umuserebeko. Wemere nushaka kugere hasi uyitere. Haguruka ndabikwemereye. Nishaka inyangirize mu mutima ari kuyitere. Unavuga n'amazina gawe. Mukuramo n'ingofero mu rusengero rw'Imana. Twe turabashumba mukuramo ingofero mu rusengero rw'Imana ntabwo tubabyemewe. Tera haleluya. Kunzi ko ari iwanje. Iwawe si. Hano habaye iki? Hano ni mu rusengero rw'Imana. Uri Imana se. Hano ni iwanje. Tera haleluya wewe. Mu rugo iwanje. Mu rugo iwawe si. Kirisito turagasohora. Bobo mwamushize. Uwiteka nyeretse aguciye amaguru. Ayatanyaguye. Araje ayanyuza mico bita
kira kari oya ikintu gitema Bobo yagiye. ikintu gitema Bobo yagiye. anyujije amakupa Bobo yagiye. kupa Bobo muramuzi. Bobo Bobora none se uri kutubaza Bobo ko turi mu ijambo ry'Imana uri kutuzana ba Bobo ko tuzari muri Bibiliya n'ahantu handitsemo Bobo harimo ba Yohana ba Yakobo ba Luka bande bose tubaze Bobo. tubaze ba Timoteyo Bobo. Cyagenze bite hano mu rugo rwawe Bobo? Ko hano mbwite. Simwe Bobo yajira. Bobo. Abantu bavuye. aba ni abahise murabahisha nkabivuga none se ahubwo kutaje gusenga mura kutaje Asinzanye gusenga n'urusengero. namwe turaziranye se none se uyu si wowe waduhaye ino nzu twayikodesheje ngo tuyisengeremo muhaguruke none se aho reba ukuntu ari umunyamanyanga ukuntu ari Bobo kurwara ndabazanyira. oya hari aba ni abakirisitu uyu ni diakoneze ntuza Ivona uyu ni ntuza Fiona. dirijante wa Dubai bose nyine bantunze sohotse nibwo bahise binjira kuko naringiye mu muhanda kuzana bya bintu Ubu n'ubuteka mu abantu turabafunga. oya nta buteka mutwe twishyuye amafaranga ku kwezi ureke tuzayarangize tuzaba turi kuba ku rusengero rwacu amafaranga mwayishyuye twayishyuye Bobo je turaziranye sha Bobo twamwishyuye 1,100 je ntabwo tuziranye je amafaranga twaguhaye nushaka ubyice bose ntabyo nzi aba bantu ntabwo nzi oya uyu twamuhaye amafaranga oya urabona twikinguriye se twikinguriye mwancunze ngiye kuri botike muhita mwinjira Ibintu nawe birimo. abirimo Utanaza akavuza induru ingana gutya ntabwo Ari. ashaka ngo kwita. bose ntabwo ndizera se bose ndizera abirimo imyaka amaze gukorera ahubwo kuki kataje gusenga kari katugenda ko karaza gusa ariko ibi bintu mwe mwabipanze ubundi mwakavugishije bose mwahagurutse mwabagingamo ase uko tukicaye rero amateraniro mwe muretse turayasubukura mu kanya umva ngewe ibyo nemeye nta n'ibyo kuba izo miliyoni 2 si wazigena andika 0,7 uzishire kuri mwebwe telefone b'abatekamutwe bari gusohora mu nzu nakijijwe nkunda gusenga ariko ntayo nawe none siko mwabyemeye mwayaduha ko Ajya n'urusengero ushaka. ndabagishije hano sha we ahubwo mugiye gutuma baduha bama Abapasiteri b'imitwe gusa. oya none si Ushaka gutuburira abantu. bose mbere ikintu ndi bubakorera oya ukaba ntabwo bari Oya, ariko bose nta kintu uri kubyumva ubu twiyinjize tuzane umuntu Aba ni abapasiteri b'imitwe tugomba kubafunga. bo kutaje gusenga ubundi we ndere ubu nge nawe turaziranye se ahubwo ndakubwiza izina ryanjye oya ubu nyine ninde wambwiye Tubavuze nawe muziranye se. jewe nzi murabizi naretse tukagabana aya maturo